reka nanone nongere nkwifuriza ibihe byiza aho nkurikirana umunsi ku wundi. Reka dukomeze inkuru yacu y'urukundo ya Ange w'umukire. Iki ni igice cyayo cya 7. Ku gice cyayo cya 6 twari twagarukiye aho Ange ari gusomana na Chris. Gusa Chris we byari byamurenze kuko bwari ubwa mbere yari abikoze, kandi ntiyari yizeye neza ko Ange ashobora kuba nawe yatangiye kumukunda. Nuko Ange yakomeje gusoma Chris ndetse amuhobeye cyane. Gusa Chris yese kambwira ati Ange turekera aho rwose birahagije. Ati sorry Chris, ese naba nkoze amakosa? Ati hoya Ange ntabwo ukoze amakosa rwose, gusa nyine ahubwo ntangiye kugira confusion. Ati se Chris utangiye kugira confusion z'iki koko kandi? None se Ange ari we wabura kugira confusion koko? Nyine mbwira ndi kukumva mbwira confusion ufite ari iziki? None se Ange kuko ngubu ibi ngibi tubyita iki koko? Nose gusomana Chris se ibintu bisanzwe? Ati se Ange we nuko nguko ubibona ari ibintu bisanzwe? Ati of course nge mbona nta birenze rwose, ni ibintu bisanzwe. Ati se tuvuge ko ari ubwa mbere ubikoze? Ati Ange ntakubeshye rwose n'ubwa mbere mbikoze. Nta mukunzi wigeze ugira? Ati nose abakunzi bose koko bisobanura gusomana? Ati ndumva noneho ndumva bifashe nabe, I'm sorry rwose ntabwo nzabyongera Chris. Ati nose icyo nshatse kuvuga ahubwo nyine biri kuncarenjinga nimba unkunda cyangwa. Ati hoya Chris ibyo tubereke nta n'impamvu yo kubitindaho rwose. Ati cyangwa Ange se tubyita iki, cyangwa nuko nyine Manzi yakurakariye ukaba ariyo mpamvu ukaba uri kuza kugira ngo umarireho stress za Manzi? Ese Chris ni uri kuvuga gutyo, ariko ntabwo wagakwiye kuba uri kuvuga gutyo rwose. Ngiye impamvu nari mbikoze nari nishimiye yuko uriya mugabo tugiye kuba twamugurira kiriya kirombe, gusa nta bindi rwose. Ati none ubwo ngubwo ndabyumvishije pe. Ati nta nubwo nakongera kubitindaho nimba ariyo mpamvu rwose. Ati none se Chris utekereza ko nagusoma kubera Manzi koko? Ati noti ntago ariyo mpamvu. Ati kandi nubwo nabikora numva nta kibazo kuko Manzi gutyo ntabwo turi kumwe, ndumva nta ndi kumuca inyuma rwose. Ati okay perfect, aho ngaho ndumva ari byiza kandi birumvikana. None se Chris nyine urabona ndabona iki se kandi? Urabona nyine naje hano kandi ndabona. Ati nyine Chris none se Chris urabona nyine nageze hano iwanyu, gusa ndi kubona ari heza nta nicyo atwaye pe. Ati ya nyine mu bushobozi bwanjye nahanga nabashije kubaka nyina mushiki wanjye kugira ngo tuhabi. Arishwa Chris iyi nzu niwe wayiyubakiye? Ya of course ninjye nayiyubatse. Turuse ko mbona imeze nkaho ihenze muri kino cyaro. Ati ya nyine nta mafaranga mafite, ariko nanjye ntabwo nkunda ibintu biciriritse rwose Ange. Wow that's fine kabisa, bigaragara neza ndabona ari byiza nta nicyo bitwaye. Ya kuko yantwaye miliyoni zirenga 10. Ti miliyoni 10 ndumva uri umukire rwose. Tese wazikuye? Nagiye nkora nyine nizigama Ange, niyo mpamvu nyine ubona nayeguze tu. Okay fine, ibyo ni byiza. None se Chris dushe yanyu iri hehe? Ati iri hariya hanze rwose, wasohoka ukajya kuyireba cyangwa ukoresha iyo mu nzu. Ati wow none ufite na dushe yo mu nzu? Ariko rwose Ange nawe uransuzugura ugakabya. Ati ya dushe yo mu nzu irimo, nimba ushaka bari ukoresha cyangwa ukoresha iyo hanze. Ati no izo mu nzu zo muranye maze kuzaga, none reka niyogere nkoresheje dushe yo hanze ntacyo bitwaye. Ati okay ya nyine Chris reka njye koga dore niriwe nyine ntameze neza, reka noge nitegure wa mugabo tubashe kuba twamwitegura. Sawa ntari bino genda witegure, nanjye reka nze muhamagare kugira ngo mubwire ko amafaranga nayabonye kugira ngo naza murangira abashe kumenya aho ntuye rwose. Sawa ntari rwose Chris kandi wiyiteho. Ntari Ange nawe wiyiteho rwose. Ati ya nanjye ngiye kwitaho niyo mpamvu ngiye koga. Sawa ntari reka nze ndaje. Nuko muri company Patrick yese kabwira Manzi ati se Manzi wabuze cyabaye? Ati no ntabyo nzi byagenze gute se? Ati rero wahoze ari girlfriend wawe yabikuje amafaranga menshi kuri konte yiwe. None se byagenze biti? I don't know, gusa nyine namubajije ambwira ko nta kibazo, ko hari ibintu byihutirwa agiye kuba yakora kandi bifite umumaro. Ati nose ubwo byagenze gute? Yabikuje angahe se? Ibaze ko yabikuje miliyoni 800. What? Miliyoni 800 yazibikuje? Uramwihorera rwose Patrick. Ariko rwose nawe Manzi uri gukabya rwose. Nkabya se kimana, ibaze nawe rwose miliyoni 800 zose ukamureka kazibikuza ukamwemerera. Ariko abantu muransetsa koko. Ase Manzi yewe kuri ari we boss, ura niwe boss, niwe uduha amategeko kandi niwe uduhemba. None se nimba yemeje ko agomba kuyabikuza ngende inde nari gukora iki? Kandi company company ni yiwe rero, sinzi icyo nari gukora. Namwiyorera yabikuza kandi nyine yambwiye ko ibyo agiye kuyakoresha bifite umumaro. Ange se noneho ko ntunguwe. Ubwo se Manzi utunguwe niki?
oya rwose Patri nawe wikabya, Ange uramuzi rwose nawe. Ange ibyo ni ukuba ari aho ngaho gusa tukamukorera ibintu byose, none ngo yabikuje amafaranga miliyoni 800. Byura si na make yari amafaranga angana gutyo. Ati of course yabikuje, rero sinzi ibyo agiye kuba yakora. Ati komeje gutungurwa rwose, uriya mukobwa arantunguye, sindi kwiyumvisha ibintu yabagiye gukora. Rero ko niko kabimanzi, anyira abantu bamutekereza ko abakobwa badashoboye, wasanga nawe hari ikintu agiye kutwereka muri company ko hari ikintu ashoboye kandi kirenze. Ubwo se Patrick ikintu ashoboye cyatuma bikuza amafaranga angana gutyo rwose cyaba ari iki? Rero ndumva nta mpamvu pe, umva bro, reka tumwihorere ndetse turindire turebe ibyari byo. Nose ubwo nguri kumva ko gahunda zacu zose zitagiye kuba zapfa. Ariko manzi uransetse, no company uza amafaranga dufitemo, uzi ko dufite hafi amamiliyari. Rero biragoye ko turadufaranga kuyemo twatuma company homba. Don't you worry rwose, twebwe reka twikorera imipango yacu, tumureke turebe ibyari byo, nawe turebe ibyari gukora. Okay sawa, nta kibazo rwose, gusa nyine nkeneye gukora ibintu byanjye rwose nkabikora vuba vuba. Rwose manzi wowe ntugire ikibazo, ndahari kandi urabizi tuzabikora neza, sibyo? Okay sawa, nta kibazo ubwo uhari. Gusa rero ugomba kubimenya neza ukamakinga sure ko nanjye byibura nakundana n'uriya mukobwa. Ariko ese sinabikubwiye kuva kera, we ntugire ikibazo rwose muzakunda. None se natagukunda azakunda ndi? Bro nyamara gatankunze nakurogesha, kuko wabutumye mbura ibintu byose nk'ingati imennye. Kingati imennye, ntugire ikibazo rwose bro, ndabizi neza bizagenda neza kandi tuza rwose. Okay sawa, ntari bireka nkwizere rwose manzi, wowe nyizera mani, kuko utanyizeye se wakora iki kindi? Gusa Chris we aho yari ari mu nzu yari kwibaza ku bintu byabaye we na Ange. Yari atariyumvisha kuntu Ange yabashije kuba yamusoma, dore ko bwari ubwa mbere yari abikoze mugani. Yaratungurwaga cyane bitewe n'ukuntu Ange yari amusomye kandi ntabwo yari afite igitekerezo habe na gatoya. Gusa Chris ibitekerezo bye byari biri kure, gusa Ange yahise kazaramukanga ati we Chris what? Ariko Ange wagereka imikino nk'iyo ngiyo uzi ko nkanze rwose. Ati ndagukanze se ngukanze gute kandi? Ese wavuye muri douche ryari? Ati navuyemo kare rwose, ahubwo nakomezaga nkoreba ibintu uri gutekereza. Ati se n'ibyo uri gutekereza byatumye ugera kureba igeze aho ngaho we? Ati nari gutekereza. Ati wari gutekereza iki se kandi? Ati ntari bitubireke, gusa nyine nuko na hari utuntu nari gutekereza dutoya, ariko ndatekereza byarangiye rwose. None se wamaze koga? Ati namaze koga. Ahubwo se bigenze bite kandi? Nyine Chris urabona imyenda yanjye manza ashobora kuba yarayitwaye. Ibaze Chris ko nashatse mu bikapu byanjye byose nkabura umwenda n'umwe nambara. Ati ubwo se birashoboka koko? Noreka ngo iyanjye aba ariyo wambara rero. Anawe rwose Chris uransetse, subwo imyenda yawe urumva nayambara koko? Ati none urabigenza gute? Wambaye ya Godance saka bariyo nambara. Warasaze baze nkawe kweri ngo ngo imyenda ya Godance bariyo wambara. Uriya mwana n'umwana w'imyaka 17 imana aracyari muto cyane. Rero birumvikana ntabwo imyenda ye yagukwira rwose, ahubwo wowe reka nze nkuzanira iyanjye bariyo wambara. Okay sawa, ntari bizani yawe bariyo nambara rwose. Fata mbari no pataro ndetse n'aka gapira rwose. Cyangwa nguhiriye ya shati. Okay nyiheririye ya shati. Ese wowe uyobewe ko tugiye kuba twahura n'umukire ngiye kuba nagura kiriya kirombe? Gusa ari wowe nawe raninde umukire n'ugiye kumugurira mani. Okay gusa nyine Chris ngusaba akantu se? Okay sawa, ntari bikansabe, tukajya unyita mani, unyita Ange nta bindi. Okay sorry rwose Ange, zajya nkwita Ange rwose, ibintu bya mani ngiye kuba nabihindura. Sawa ntari bindakwizeye, nizere ko ugiye kubikosora kandi kutazongera kubimpamagara. Yewe numvishe wigira ikibazo rwose nabyumvishe kandi ngiye kuba nabikosora. Ati rero genda ujye mu cyumba ujye kwambara. Wakambarira hano stop. Warasaze wambarira hano, sambarira hano, numva ibyo bintu bishoboka. Ariko Chris reka ngubaze, ariko menye ushobora no kuba ukiri imanzi rwose. Kiri imanzi ya of course nge ndiyubaha mani, ntabwo ndi umusore ujarajara mu bakobwa. Ati ariko ibyo ntabwo ari cyo bisobanuye. Ati okay sawa, ntari rwose, iyo niyo mpamvu nge ngukunda Chris. Ati Ange uvuze ikira turankunda. Ati reka joke nk'izo sura, none se naba ndagukunda nkaba ndahanga nkora iki, nkaba narakurwaje nkora iki? Ati none se ubwo mubwo waba uri girlfriend wanjye? Ati gabanya amatike, ibyo ntabyo mvuze. None se Imana dutegeka iki? Ntidutegeka ko tugomba gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda? Ati of course niki dutegeka. Okay nanjye rero nibyo nasobanuraga. Ati tangaro ubundi bwenge warugize, genda ujye kwambara rero ugabanye itiku. Ati sawa reka ntari biye kanjye kwambara iyi myenda yawe rwose, ariko ko bigaragara ishobora kuba iri buze kumbera rwose. Yabura kukubera gute se? Wasanga natwe twaba tuberanye utabizi. Ubwo utangiye itiku, reka nigendere nkureke rwose. Sawa ntari bigenda ujye kwambara Ange.
okay sawa ntaribi Chris komeze kwiyitaho. Yego rwose Ange nawe wambare neza. Ntabwo nambara nabisha nose nakambara nabi gute koko ndambara neza ntugire ikibazo rwose Chris. Sawa rwose Ange genda ntaribi reka nanjye ngende njye kureba boss mutegere dore ntabwo aramenya hano hantu ntuye rwose. Sawa ntaribi genda umurebe uransanga nanjye maze gusoza kwambara. Nuko Godanse ese ko yinjira mu nzu gusa yinjiye sakuza cyane ati Chris bimeze bite se bro? Ariko ese kamufata umunwa ati wacicitse ukareke gusakuza koko. Se Chris kandi kumfata umunwa byagenze biti? Ati ko ngufata umunwa se byagenze gute man? Uzi ko Ange ari hano ati kagira inkuru rero ari hano se kandi ari gukora iki? Ati nasubiye ko afite gahunda yo kuba yagura kiriya kirombe cy'iwacu. Ati what? Ati nase man Ange n'umukire bigeze aho ngaho. Ya of course n'umukire nyine none uzi ko yatanze miliyoni 700 we gutya amaze kuzibikuza nzibona. Ati none turakize rwose Chris turakize birarangiye. murakize se amafaranga nayanyu. Nose cya kirombe bamuginga we nakigura ntazahita kampama akazi. Umwana w'imyaka 17 rero ibaza ari gukora mwakira kirombe. Ese ntujye usoma amategeko yacu nta muntu wemere kugikora amatari hejuru y'imyaka 20 wamuginga we. Bitwaye iki se? Apfa kuba umukazana wacu ndetse nawe muzaba mukoramo muzantunga. Ati no toya Godanse atubimenye neza ko nimbana amafaranga uzahita kusubira ku ishuri ndetse ujye kwiga. Se Chris numva kandi ibintu utangiye sinakuye ko ibintu by'ishuri nabirangije ntazongera gusubirayo. Ati no ati ntubona ari amafaranga Ange afite? Ati ndabibona nyine n'umukire cyane. Uzi ko wamuginga impamvu afite ari amafaranga ari uko yize. Erega mana amahirwe aruta amashuri none ubwo ngubwo amahirwe yawe ari he ko ntarayabona kugezana n'ubu? Ariko tegereza mana uzayabona wirambirwa vuba ahangaha rwose uzayabona kandi rimwe nzagutungura. Uzantungura avuga ko nyine uzantungura ukora ibitendo naho kundi kuntungura ko nta kuntu iteze rwose. Oya rwose Chris nawe ntukavuge gutyo. No I'm serious kandi Godanse mbona amafaranga gato cyane uzahita kujya ku ishuri. Okay ntari bizajya none se koko Chris uri seriye uriya mukobwa bikuje miliyoni 800? No ntabwo navuze 800 navuze 700 yamuginga we. Ati ko Chris biri seriye uriya mukobwa yabikuje ari amafaranga ngana kuriya? Ati yari miliyoni rwose yabikuje agiye kugura kiriya kirombe. Chris none wowe ufite umukunzi w'umukiri. Ahubwo man ukivuga umukunzi uzi ibintu byabaye? Uzi ko Ange yasomye man? Sure. Wow finally none ndumva rwose nose ugutegereje iki kindi man nimba yagusomye urumva mutatangiye gukundana? Ati no ntabwo turatangira gukundana urumva nyine ndumva iki se nyine baza yagusomye none ubwo ngubwo hari ikindi gisigaye. Mane gusa byari byiza. Byari byiza utambwira ko nawe surarutse kano kanya. Ati no ntabwo ndarutse gusa nyine nabikunze tu nubwo namwiriyeho. Tumva kandi sugwa mwiriyeho gute kandi nuko bakiri kuganira Ange ese ko yinjira. Ati Godanse waje ryari se mwana? Wow Ange you look so sweet rwose. Ese ninde wakwambitse ra ninde designer wawe? It's your brother mwana. Cyakora uraberewe pe. Dore ipataro dore agashati man ujye wiyambarira bino bintu ndabona bikubereye pe. Ati ya of course birambereye. Ati bishatse kuvuga ko rero nimba bikubereye n'umukunzi wawe byamubera? Ati umukunzi wanjye se kandi uwuhe? Ati sorry nyine ayimini nimba bikubereye nyine ubwo na Chris arakubereye tu. Ati why not satambera wese umusore waberwa no kuba yateretwa n'umukobwa nkanjye? Ese Ange nibiki wangoye noneho hora ko numva afite courage idasanzwe. Ati ndumva nishimye mwana hari ibintu tugiye gukora njye na Chris cyangwa ntabwo yabikubwiyeho? Ati ya of course subwo urumva yambwira ibintu byanyu ntabwo nyibwiriraho neza. Ati ntuzi se mu boss wa Chris? Ati yego ndamuzi rwose. Tijya mwita daddy. Ba daddy bateye barasetsa rwose se kuva ryari umwita daddy? Ati nyine urumva nyine nakundaga kuba ndi wiyo Chris yabaga yagiye ku kazi. Ati okay none niyo mpamvu mwita daddy. Ya of course niyo mpamvu mwita daddy. Ati rero ngiye kumugurira kiriya kirombe kiti what? Chris ese kamureba araseka cyane. Ese Chris kusetse matangajwe n'ukuntu gatunguwe da. Ati se Godanse niki kigutunguye? Ariko Ange kiriya kirombe kirahenze cyane. Ati ubwo se gihenze gute? Uzi ko kiriya kirombe uriya mu kirere yakiguza amamiliyari? Ati burya Chris ese yakiguze miliyari zirengara? Ati ya yakiguze miliyari rwose. Ati none ubwo ngo Ange agiye kuba yakigura ngahe? Ati ceje kashari ryo nibanga ry'akazi. Gusa Ange nugura kiriya kiboro zabutomboye rwose. Oya rwose Godanse zaba ndomboye se gute kandi? We ntabyuze
Ange rega uretse ko ino muginga ngo ni Chris mpora amubwira yewe ku mabuye y'agaciro twikirira akanga, ariko kiriya kirombe kibamo amabuye y'agaciro ku buryo utabyumva. Sure ati of course kibamo amabuye y'agaciro pe, ibaze ko nibaze ko ikibongo ubwo da mani gusa kibamo amabuye y'agaciro pe, uratomboye ahubwo gira vuba ukigure kitaragucika. Okay sawa ntaribi rwose. Bakiri muri ibyo bari kuganira Chris boss we yahise kamuhamagara ati Chris ko nageze ku muhanda se wakaje ukantora. Sawa nta kibazo rwose boss, guma ngo reka nze ndaje ngutore. Ange boss araje rero wowe na Godase rimwitegura, reka nze ndaje njye kumureba. Atoke genda ujye kumureba nanjye reka mbe nganira n'uyu muginga. Ati Godase bimeze bite se man? Tinone kubona ntagiye gukira. Ugiye gukira erega Ange we warakize mwana, ntabwo umeze nkanjye. Narakize ntabwo umeze nkawe gute se kandi Goda? Nyine ibaza ayo mafaranga yose ugiye kuba wagura icyo kirombe nubwo mwanze kuyambwira. Ati nta birenze mwana ni miliyoni 700. What? Miliyoni 700 man? Uzi ko ntayo mafaranga ari menshi? Uzi ko Ange ayo mafaranga yampaye najya mu ijuru ndapfuye. Ati humura mwana, uko ugenda ugira amafaranga menshi niko n'ibibazo bigenda byiyongera. Ati ariko Ange uzi ko nsetsa bitwaye iki se? Ibibazo byiyongeye nifitiye amafaranga, ibaze nawe nyine tu. Miliyoni 700 mwana. Yewe ni hatari kweli. Ni hatari nta birenze mwana. Ahubwo se reka nkubaze Ange, umbaze iki se kandi Goda? Ngora ngo muri company zira zikucukura ibintu by'amabuye y'agaciro ngari munsi y'imyaka 20. Ya of course ntabwo wakora muri munsi y'imyaka 20. Kora iki subimbajije? Oya nyine nashakaga ko basi mwazata ko munyiheramo akazi nanjye nkikorera, kuko gora saba ibintu byose Chris biramvuna rwose. Umva rero Godase nkubwire sibyo, ntari bimbwira ndi kukumva rwose Ange, guhera ubu ngubu ujye usaba ikintu cyose ushaka, ntabwo ari ngombwa ko uzajya ugenda usaba Chris. Nanjye I'm like your sister. Akunga ko ntabwo ngakunze rwose Ange. Tise kandi kubera icyo utagakunze I'm like your sister, nabaye se byibura ubiki se basi nyine I mean Goda ntari bimbwira rwose ndi kukumva sibyo, nyine byaba byiza bwo baye mukazana wacu. Ariko Goda uransetsa no kuri pe, umukazana wanyu se kandi. Ati okay sa ntaribi, wowe jya usaba ikintu cyose ushaka tukajya ugisaba Chris, ndamuruhuye nanjye nzajya nkwitaho pe. Ushaka ko nyibagiza se kugira ngo utumve ibyo ngusabye? Ati none nabyumvishe gusa ibyo reka nyine wibyitaho pe, ntabwo ushaka no kubyumva gusa nyine wowe jya usaba icyo ushaka tu. Okay sawa ntaribi nzajya nkigusaba nkuko bivuze boss. Boss sawa ntaribi, ndabona Chris azanye na boss wiwe. Ange dore uyu niwe boss rwose nakubwira. Ati Chris bimeze bitera? Tiko mbona abantu bashyashya muri iyi nzu ntazi. Ati aka kanya uvuye kwa muganga sawa se kuwishumbushuza umugore? Ati hoya boss, hoya kise kandi gusa Chris nta nubwo waba uhombye da, ndabona koko wakoze ibintu bizima pe, wanze gutereta kuva kera, ariko ndabona uyu mugore wawe ari mwiza rwose. Ati wow sibyo nakubwiraga Ange, ibitavuzwe n'umwe. Godase bimeze bite se mwana wanjye? Ni sawa rwose daddy, ndabona umeze neza. Ati ya nabura kumera neza gute se, nirirwaga mu bitaro nicaye kandi ndya neza. Ati wow, ati ndumva ari byiza rwose gusa nyine boss uriya ntago ari sheri wanjye. Ati none niki nimba atari sheri wawe Chris? Uriya nyine ni iki se ahubwo ko ndi kubona biri kugora kubivuga? Aturiya niwe mushoramari nazanye nyine tu, niwe ugiye kuba wagura kiriya kirombe. Ati umwana w'umukobwa umwana gutya niwe ugiye kuba wagura ikirombe kingana kuri yesa? Ati of course niwe ugiye kuba wakigura. Okay fine, numva noneho twakicira tukabinoza neza tukareba ibyo ari byo. Bimeze bite se muko? Ni sawa rwose boss, mwitwa bande se ko tutabamenye? Atari ko sorry numvaga Chris akwita Ange. Ati ya nitwa Ange nyine nkora muri company ishinzwe ku bintu byo gucukura amabuye y'agaciro. Yambwiye ko nyine mufite ikirombe mukeneye kugurisha, rero urumva nahise ko nyine nza kugira ngo duciringe mbashe kuba nakigura tu. Okay fine, none ujye kuba wakigura? Yani njyewe none ntari bireka dute ko twandikirana ndetse amafaranga urayafite se? Ya amafaranga ndayafite ndetse narayateguye rwose ari muri bag yanjye. Okay Chris none reka twandikirana ndetse dusenye amasezerano dute ko tujya ku karere dukore na mitation bite ko birangira. Ati ya nanjye numva ari byo bizima.
Daddy niki se kandi ngo dance burya turi muri business rwose cije kuba twihoreye. Ati none nicyo nshatse kuvuga, atushatse kuvuga iki? Nanjye ndahari kandi urabizi nagize iranga muntu murampa kunzoga zabagabo rwose. Ngo dance ntugire ikibazo rwose ibyo turabyitaho reka ahubwo tubaye dukora ibi ngibi birangire. Saro rongereka mbe mbaretse rwose. Hari bigo dagenda turi buze gusubira niturangiza. Nuko ngo dance yese kababisa ndetse aragenda basigara bari gusinyanya amasezerano. Atese Ange ko tuganiremo gake ko mbona umwana muto y'amafaranga wayakuye cyangwa wayasigiye n'umuryango wawe. Ati nyine boss sinavuga ko nasigiye no mu rugo ariko nabwo nibo bayansigiye kuko nyine papa yari umukozi nawe ntabwo yari umukire cyane ariko nyine yansigiye duke mbasha kwiyagura ndetse nyine ubu ngubu ngeze kuri iyi level pe. Wow fine kabisa ntewe ishema nawe rwose mukobwa. Biragoye cyane muri iki gihugu kugira ngo ubone umukobwa witeze imbere umeze nkawe pe. Ya nyine nanjye nkora uko nshoboye kugira ngo niteze imbere kugira ngo abantu b'isi nyine batambone imboga mu menyo. Ati you have to work hard rwose. Okay ndumva twajya ku karere ndumva birangiye rero tukabasha kuba twasinya ndetse tugakora mitasiyo. Nuko base ko bafata imodoka ndetse bajya ku karere barabikora byose birarangira. Gusa bakiva ku karere base ko bagaruka bajya guserebura dore ko bari bamaze kugurirana. Tase Ange ujye inzoga ajya kugurira inzoga. Ati boss rwose ibintu bijyanye n'inzoga byarananiye pe. Ati Chris we sinakirwa mubaza ndabizi n'umurokore rwose nta kintu ajyanywa. Ati Chris nawe ntabwo ujye inzoga. Ati of course ntabwo nyanzinywa rwose. Gusa Ange nkugira inama se. Ati yangira inama nta kibazo ndakumva rwose. Aturabona impamvu nakugurishije kiriya kirombe abantu nizeye nibo bagiye bampemukira. Nizeye agakobwa rwose karampemukira. Ati wizeye agakobwa se kandi gute? Ati nishinze by'abakobwa nyine ngira agakobwa kambera girlfriend akaba ariko kazajya kagenda kungurira ibirombe. Gusa finally nyine byarangiye mpombye urabona nyine niho bingeze kandi antu bingeze rwose ntabwo ari heza habe na gato. Yo sorry boss rwose ntago narinzi karuko nguko byagenze. Icyo mbivuge se kugira ngo bimenye gusa ahubwo nkeneye kugira ngo basi kira kirombe nzabone waragikuyemo ikintu gifatika. Ati of course ngomba kugikuramo ikintu gifatika niyo mpamvu nanjye nahakuguriye. Ati no antiri nawe ntabwo urabyumva muko bintu ushatse kukubwira. Be serious with your friend kabisa. Inshuti zawe wirinde nyine ukora ibintu byawe byikoreye. Wirinde kuba wagenda amafaranga yawe ngo yashore mu nshuti zawe abarizo zigenda kugushakira ahantu hakora amabuye y'agaciro. Jya ugerageza nk'uko wagiye gusa uyu Chris namukwizerera tu. Ati se kubera iki wumva ko wataguhemukira? Ibaze ko uyu ni umusore dukoranye imyaka myinshi cyane ariko nta n'imwe arampemukira. Ibaze ko ahubwo kugira ngo anyibe zahabu ahubwo afata abagenzi be bazibye akabatanga. Ati ndumva ahubwo afite umuntu atari seriye. No atako niko kazi kiwe kuko abantu benshi bibagirwa inshingano zabo ariko bakora inshingano ze neza. Ati se Ange uri seriye koko ntabwo ndi seriye. Ati no was joke rwose wirakara rwose. Ati Chris ko warurakaye sira. Ati no boss nanga nyine umuntu nyitirira uko ntari pe. Ati ya ndabizi yarakwitiriye uko utari kuko ntabwo ari uko ngukuri. Rero Ange cyo nashatse kukubwira uyu Chris umwiteho rwose kuko hari ahantu rwose arahazi neza cyane kuko n'igihe nahabaga mpari niwe bahakurikiranaga. Ntugire ikibazo rwose niyo mpamvu nanjye ubu ngubu turi kumwe pe. Ya ugomba kumwitaho ndetse ukamenya nyine ibyari byo mukitana naho tu. Yego rwose boss tugomba kubikora tukabikora neza cyane kuko nanjye Chris mba mubonamo umumaro pe. Ya suko bimubonamo ahubwo ni kari nanjye ndamwemera cyane rwose. Chris ntubizi se ko ngufana. Ya I know boss kandi nanjye urabizi ndakwemera rwose. Ati okay noneho reka mbareke mugende. Nanjye ubu ngiye guta ko nteganye muri USA kuko nta mwanya ngifite hano mu Rwanda rwose. Okay boss none numva wagira urugendo rwiza nanjye reka njyane n'uyu mukobwa ndetse tuzasubira. Ati okay mugende ndetse mumere neza gusa ndabona mwavamo couple nziza rwose. Ntari bi boss ibyo ngibyo tuzabyigaho haracyari igihe. Sawa Ange ugira ibihe byiza kandi byari byiza kubonana nawe rwose. Sawa murakoze rwose boss. Nuko Chris kajyana na Ange ndetse basubira mu rugo. Ati se Chris ko mbona turi gusubira iwawe kandi ngomba kugenda nkasubira mu mujyi. Ati no nta mpamvu yo ko wasubira mu mujyi rwose Ange. Ati ariko Chris webe ko mu mujyi mfite business kandi ikomeye. Ati rero Ange we hari ikintu utazi. Iki se kandi ntazi. Iriya business yawe mu mujyi ni nto cyane ugereranyije n'amabuye arimo hariya. Uzi ko amabuye arimo hariya ku by'inshuro ntabara. Iriya business yawe wasize mu mujyi ahubwo uriya mugabo uramwibye cyane rwose. Tura dufaranga ni duke cyane pe. Ati cyakora nyine hari ahantu nabonye harimo amabuye menshi y'agaciro
ubwo tuhaheruka rwose ndabona ntabwo nzahomba uko byasa kose. Of course ntabwo uzahomba pe. Ntabwo nzahomba noneho kuba ngufite n'umugisha. Yego rwose Ange, kandi nanjye rwose kuba ngufite n'umugisha. Okay, sawa ntaribi. None se mbigenze gute? Ati no, nta mpamvu yo kuba wagenda rwose, ndumva waguma hano muri iki cyaro tukabanza tugategura ibintu neza. Okay, none reka njye muri hoteli njye gushaka icyumba cyo kuraramo. Ubwo ejo nzaza mu gatondo duhurire ku kirombe ndetse tugire ibyo dukora. Ariko warasaze Ange, nta mpamvu yo kuba wagenda kurara muri hoteli rwose. Ati none se Chris, urukumva nintarara muri hoteli ndibuze kuba narara hehe koko? No, wowe ngwino nyine tujyane mu rugo aba ariho ubasha kuba warara. Cyangwa wahasuzugwe ntabwo wabasha kwemera kujya kurara muri iriya nzu. Ariko rwose Chris, wajya ureka kuba gutyo koko, ntabwo nahasuzugwe, ahubwo numvaga naba mbagoye. Oya rwose Ange, twebwe ntabwo turi abo ngabo. Ese ari njye nawe ninde wagoye undira? Uratekereza ibintu byose wankoreye kuba waza mu rugo ndetse nta birenze mani ngwino tugende. Okay, sawa ntaribi, reka tugende. Gusa nyine Ange, hari ikintu ushaka kukubwira ndetse kiri seriye. Ubwo uraje rero yiki se kandi? Urabona rero iriya kampani yawe nyine wasize mu mujyi. Ati nabibona kandi nasizeyo Patrick ndetse na Manzi bari kubyitaho. Ati nyine ndabizi bari kubyitaho, gusa si ibyo ngibyo ngendere. None ushatse kumbwira iki? Nyine icyo ushatse kukubwira, urabona ino kampani ubu ngubu usa nkaho ufunguye hano mu cyaro, yo hirenze iriya ndetse kure cyane. Ati wabimbwiye kandi nura mu boss niko yabimbwiye ndetse natangiye kubyizera rwose. Ubu ngubu amafaranga ndi kuyabarira mu ntoki. Ndakize karabaye rero. Urakira kabiri se cyangwa ushaka ko niganyira? Ati no, ntugire ikibazo rwose Chris, ndabizi neza ari ahantu nawe uzakura amafaranga afatike kandi uziteza imbere pe. Ati nziteza imbere. Tase Chris, reka nkubwira kandi ahubwo natekereje kandi k'ubwenge. Hari bimbwira rwose Ange, ndi kukumva. Nyine urabona ubwo wagendaga kure buriya mu boss nasigaye nganira na Godance mushiki wawe. Ase kandi mwaganiraga ikira? Ubu ngubu Godance yaje akubwira ibintu byose bishoboka n'ibidashoboka ndetse n'ibitabaho. No, nyine urabona Godance yacikirije amasomo yiwe. Of course yacikirije amasomo ye kandi kise nyine icyo natekereje. Wari watekereje iki Ange? Nyine natekereje kuba namufata ndetse tukamusubiza ku ishuri. Perfect. Cyakora nyine ibyo bintu watekereje nanjye nibyo natekerezaga pe. Ati rero nimba aribyo watekerezaga ndumva nta mpamvu yo kuba twabitindamo. Reka tugire vuba tubanze dukurikirane ibintu kampani nitangira kuba yakora, uriya mwana azasubire ku ishuri kuko aracyari mutoya. Tumutindije rero ndumva byamwangiriza. Of course byamwangiriza, niyo mpamvu tugomba kubikora vuba aha ngaha. Gusa nyine Ange, hari ikindi kintu gikenewe ndetse gikenewe cyane kurusha uko bitekereza. Okay, icyo gikenewe ni ikihe Chris? Urabona mu boss twavuganye namubwiye ko nta mukozi n'umwe ari bwirukane ndetse n'abasekirite bari barimo bahaguma. Perfect. None se ubwo ngubwo Chris ushatse kumbwira iki? None se ubwo warusama utazi n'icyo ushatse kukubwira? Nyine nuko nzi ko ibintu byose uri gutekereza ndi kubona ari byiza kandi biri positive. Ati byose nibyo nta na kimwe kibi kirimo. Nyine icyo nashatse gusobanura, dukeneye andi mafaranga ndetse menshi. Chris, ntugire ikibazo rwose, mbwira ikibazo cy'amafaranga cyo ndabizi ndagikemura. Kuko namaze kubona ko hari imari ishyushye. Urabona dukeneye izindi miliyoni nka 500. Aziki se kandi? Urabona nyine hari ukwezi bari abakozi batari barahembwe. Kandi ku kwezi dukeneye kuba twakubahemba, twamara kukubahemba ndetse nkanabamenyesha ko ari we boss wabo mushyashya ndetse na ziriya mashini tukazikoresha. Then akazi kacu kagakomeza nta kintu na kimwe gihindutse rwose. Perfect rwose Chris. Aho ngaho rwose uranyemeje, ukomeje kunkoma. Nari nagukoma se, wowe umwanya mu mutima wawe ibindi byose ubindekere. Ati what? Umwanya mu mutima wanjye ariko urawufite? Ati no, nimba ari bya bindi by'urukundo rw'Imana ntago ari ibyo ngibyo ndi kuvuga rwose. Yewe nimba ari ibindi byo rero utegereje ntabwo, nyine ibyo ntabwo pe, ntabwo ndi kubitekerezaho muri aka kanya. Reka duciringe ku bijyanye n'iyi business rwose. Ntugire ikibazo rwose, reka bari duciringa aho nkuko bishaka. Ahubwo se reka nyine nkubwire, shaka ayo mafaranga ndetse uyabone vuba kugira ngo tubashe kuba twakora ibyo bintu. Okay, nyine Chris, reka njye kubikuza ndetse bite ko ngaruka, nimara kugaruka nyine birahita ko biba. Okay, sawa ntaribi. Ubwo se nabwo urongera umenyesha bari abaginga bawe? Ati no Chris, nta mpamvu yo kubamenyesha rwose. Nuko Ange se kagera ndetse abikuza izindi miliyoni 500. Gusa kimara kuzibikuza Patrick yese kabibona ndetse atakamuhamagara. Ese Ange, kuri kubikuza amafaranga menshi bimeze biti? Hari ikibazo waba ufite utaba waratumenyesheje? No Patrick, nta mpamvu rwose, ntugire ikibazo. Mwege mukomeze mukurikirane ibintu byaho ngaho. Byari utuntu ndimo ndi gukora kandi ntabwo nyine
ntabwo ndi yebeye guhita ko ngaruka aho ngaho vuba aha ngaha, gusa ndakwizeye komeza ukurikirana iyo company. Ati okay. Nuko Patrick ese kagenda ndetse areba Manzi ati Manzi niki se kandi Patrick ko muntu uzawiruka cyane waranshutse wa mujinga we. Naragushutse se gute kandi? Ibaze ko ubu ngubu Ange ntabwo akinyizera, ibaze ko Ange yongeye akabikuza izindi miliyoni 500. What Patrick, are you sure? Reba kuri telefone yawe urebe ko utabona message. Ati uziko biri seriye ko kayabikuje, ubuse kandi agiye kuyakoresha iki? Simbizi gusa ari kumbwira ko hari ibintu agiye gukora kandi ngo ibyo bintu bifite umumaro, rero sinzi ari ibikipe. Rero Manzi ndi kubona waranshutse se kandi nagushutse gute? Ibaze ko nyine kuva twavugana biriya bintu kuva twatangira kugambanira Ange sigaye muhamagara nta kinyitaho, byibura na mbere twabaga tumeranye neza, gusa ubu ntabwo anyitayeho ti no. Kandi urabizi neza ko namukatiye, rero urumva aracyafite umujinya, aracyaturakariye. Wowe tuza rero ubanza umuha akanya yitekerezo, namara kwitekereza azakuvugisha neza. No, Ange ndamuzi rwose ntabwo ajya arakara ngo bitinde. Nyine Ange ndamuzi ntabwo ajya arakara ngo bitinde, gusa no kuri inshuro yararakaye ndetse amaze iyi minsi myinshi pe. Uramuzi, tuza rero ntugire ikibazo rwose. Ange nta kibazo azaba wawe mwana. No, ntangiye kugira ubwoba man. Ibaza atankunze nkabura umwanya wanjye muri company ndetse n'icyizere kiwe nkakibura, ubwo byagenda gute koko? Ndumva uri kubyegereza umutima cyane kandi nta birenze. Ndi kubyegereza umutima cyane kandi nta birenze bro, ntabwo uri kubyumva, ntabwo uri kumva kuntu mpangayitse rwose. Ibaze rwose anyanze nkabura byose. Bro, ntugire ikibazo rwose, ntabwo wabura byose. Ange arakwemera man. Timwakuranye se no bimubwira azahita akabyumva tu. Ahubwo we Patrick nkubwira umupango dukora kugira ngo atazongera no kubikuza amafaranga yose uko yiboneye. Ati we mupango se kandi gusa mu cyaro ho Chris ese kamagara go dance. Ati go dance we ngwino nkubwira hari ikintu ushaka kubwira man, ndi kumva byancanze noneho. Ati se kandi nibiki byagucanze muvandi? Ati goda urabizi neza nyine Ange tumaranye iminsi myinshi man, ibyumweru bitarenga 3 gusa Chris mumaranye nibyo bitangiye gutuma uvuga ngo mumaranye igihe kirekire. Ati nyine ibyo nibyo biri gutuma ngira ikibazo. Ase kandi uri kugira ikibazo cye muvandi? Nyine urabona goda tumaranye iminsi mike kandi uranzingiye ku bintu bijyanye n'abakobwa rwose ntabwo njya mbifana. Ya I know nyine abakobwa bagendera kure wagira ngo urwaye intinyi, ariko ubwo nsi waba urwaye Chris nkaba ndi kubyita imikino, wambwiye nka kujyana kwa mugangara. No go dance kuri inshuro ntabwo ndi muri joke, am serious. Gusa nanjye ndi serious pe kuko ntabwo byumvikana ikisi. Cijika ngo wumva ibyo ndi kubwira. Aha ndumva utangiye kubirakarira moda. Ngambwira muvandi bimeze biti? Nyine Godana atangiye gukunda uriya mukobwa pe kandi namukunze cyane ti. Ha! Shuwa wamukunze se man? Ati ya of course namukunze. Ti okay. Niba wamukunze n'iki gikurikira genda bimubwire rero ndetse agutera indobo cyangwa kwemere. Ngaho nyumvira kweri ngantera indobo cyangwa nyemere. Gusa bro kira cyane ndi kubona nacyo kibirimo, ashobora kuzakwemera rero ntugire ikibazo. Kandi nabwo nubwo yakwanga urabizi nta yitinyi itarungurutse bana. Wegenda ugerageza amahirwe yawe n'ibyanga bizanga ariko wagerageje. Kandi goda byanze nakuvuna. Wamvuna ntware kise man. Ati none se so waba warabiteye byose. Bose ninjye natumye mukunda ati ya niso wabinyinjijemo se. Ati okay uko nabikwinjijemo rero nibikunda icyo uzampa ninjye nzakimenya. Ati nzaguha iki se nibikunda? Ati we nzagusaba impano kandi ikomeye rwose. Gusa Chris nanjye nyine amusuriya tubu ngo wagenda ukabimubwira man, witinda kuko nutinda biraguma bikubangamire kandi ntabwo ari ngombwa ko byakubangamira man. Genda umubwize ukuri umubwire ko umukunda, numara kumbwira ko umukunda urebe ibijya mbere. Ati okay ndumva gahunda ariyo ngiyo ngiye ubu ngo rero ndanagiye. Ugiye se kandi Chris ya ngiye kumubwira ko umukunda. Genda rero urya indobo, nibikureba ninshaka n'ingi indobo gusa ngiye kumubwira ko umukunda. Igice cyacu cya 7 naho ngaha kirangiriye. Ese Chris nabwira Ange kamukunda Ange azamwemera? Manzi we ese nuwe mupanga agiye kubwira Patrick ko kuba bakora kugira ngo bakomeze basubize inyuma company ya Ange? Kora subscribe kuri David Rwanda, ndabakunda cyane.